Mbabarire ni ka gakobwa tubana kaba kari kundogoya nimba ari ishyari nimba ari iki nanjye sinzi ibyo ari byo. Burya umuntu mu buzima agira icyo atinya gukora, ariko nanone hakaba n'ubwo biba ngombwa ko umuntu akora icyo yatinyaga gukora kugira ngo ashire ubwoba. Mimi, you're my friend, but I'm really sorry. Niwe wamatirije. Teta, kuranga. Ntabwo ndi Mu kazi. ubu igihe cyose tumaranye ntabwo uzi ko uyu munsi ndafite Ntabwo nabyibukaga. Wapisho ntabwo nzindutse mfite umushuti wanjye ugiye kuza kunsura. Wandakariye ku byabaye nijoro. Mbabarire ntabwo. No, it's okay. Just let it. Ngutaka nisa. Okay. Numvaga nyine wandakariye kuko nabitekerejeho. Mba nagukoshereje ariko mbabarire. Mami bibira ni bisanzwe. Kandi nyine ntabwo banazi kumenya amahembe so. Birumvikana gusa. Ntabwo ariko byashize. Yego ariko nyine mba nakosheje mba ngomba gusaba imbabazi. Okay. Noneho rero kanjye muri dushe umushyitsi wanjye aje gusanga nasoje. Nta kibazo nanjye ngira ndi kwikinira game. Sawa. Gati, uriye umva tebuka uyu munsi ntawe tutabye mu kazi. Uri kunyuma? Sawa. Sundi bari muri storage chicken ntazi ibyo ndongeyeho. Urumva ukumva ikiza? Shanandi rebye nta kintu wumva. Tubageje. Uwo se umushyitsi wawe? Byashoboka ko ari ibi. Mimi? Oui. Biteze? Meze ute? Meze neza? Uyu mukobwa se? Umushuti wanjye. Umushuti wawe? Ibyiza. Teta. Uyu ni Gabi, ni inshuti yanjye twariganye muri segonderi. Nishimiye kumenyana nawe. Murakoze cyane. Mimi, ndakubona umeze neza kabisa. Nawe ariko ndabona umeze neza hayi. Ndaho umeze neza, akazi karagenda nta kibazo kabisa.
umeze sawa kabisa. uyu mukobwa se ko hatari asanzwe kandi nahagendaga. Ni teta nawe ni mushito wanjye turabana. Murabana? Teta wokonje utaganira Teta bayibereye muri telefone. Yitwa Teta. yitwa Teta. Ariko hano byibushye sinzi uri kurya muri iyi minsi. Hari no kutamberuka. Umuntu ari kwita arenze kabisa. Hari no kutamberuka ciye imyaka myinshi. Imyaka myinshi buriya ni myinshi koko. Ni myinshi abantu bahinduka. Iki si ushobora ko abatavuga byagenze gute? Buriya arakuze mu kazi ahaye. Agakora kuri telefone. Imyaka yari ibaye myinshi. Wari urazi? Ndiha? Yego Gabi. Hayo warabyibushye. Cyane se? Akabira aho ni ibisanzwe. Wabaye bogare. Teta, hari umuntu wo ku kazi nshaka guhamagara wabunganiriza umushyitsi. Sawa. Gabi daje. Nta kibazo Mimi. Teta amakuru se? Amakuru ni meza. Ayanyuze. Ni meza cyane. None se ubana na Mimi hano? Yego. Nuko nyine ntari nsanzwe nkubona kare njya amazi. Ahubwo nyine bashobora kuba bagiye mu kazi se. Nyuma y'imyaka myinshi ntabona izuba bisa nkaho rimurikiye kabisa. Teta uri mwiza kwe, uteye neza, umeze neza. Wari ubizi se? Nibyo nibyo. Nibyo ngibyo nandi kuvuga. Noneho ukuntu iyo wibereye mu rugo uba wambaye. Oya birarenze ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo bisanzwe ahubwo birarenze. Oya ntabwo birasanzwe. Ese ujya wireba basi muri miruwari wirebe wibone? Ubu nyine ndatunguwe. Uri mwiza Teta. Basi se gusaba akantu kamwe gusa. Nta kibazo. Nyine wanyemerera nta kibazo. Mbwira ndakubona. Wanyemerera nkaguhobera. Rimwe gusa. Nyine njyewe nagusaba. Bitanga n'umuntu bwa mbere ntuzuranye umuntu gutyo tutangira. Basi nyine numve ntuje ngiye mu mutima wawe. Yego. Ndagifite. Icyo ngicyo nyine cyo kuguhobera nicyo nshaka. Hari ikintu gitwaze. Please papa. Ariko nagusabaga. Okay. Kumara sino ko arabyara birimo. Nicyo kibaye se. Cyo waba. Tako buri muntu wese aba yiba atiyo. Ntuhoreho. Bigenze gute ko mbona asohoka yitotomba? Kiborere ntabwo zibibara. Umenya birabuye. Bigenze ute se? Birarabuye uko byagenda kose. Sikura bakaye nyine. Nanjye kuzana bya bindi byanjye. Gira nyine. Abararakaye.
abantumbukanye ndumva hana yanjye kandi nta n'ibintu binarenze njye namubwiye ngo mubere arabyemera ntangira kuzana bya bindi byanjye byiranye aratomboka arambwira ati ni uku nguku wifata ariko rero urakora karishya hose nagiye abakobwa bose naterese uriya arenze uwo ni umuhobere nanjye gukora kunoza ku kibuno ntanakoze abaratungutse tena nawe yiciye gahunda nari nzi ko ibintu byose wabikoze neza niba umwemeje ubu ngubu gahunda tuyinjiye ariko dore akarishyura umukobwa akarishyura uko bigaragara sikaraje no kumwita usibye ko ndi umushyitsi okay reka dupange tuzongere gutegura nta kibazo ariko tuzongere gutaha dore ko bibaho anteye ubwoba umva yewe nashakaga nyine gukora nko kwibere nyine umuterete gake turi ko byacana none birangiye ariko ubonye bitoroshye oya nta kibazo reka dutegereze tuzongere gutaha dore ko bicana tuzagerageza tumenye reka dutegereze ndi panike kamvangata nawe